Ndi utumuri kubona ni intangiriro mbese ibyo mwabonye mwino show yabereye hano muri Rubavu Motel no kuvuga ngo ni intangiriro the same abiru ahantu muri ingwefero ndayikura. Ikintu nabwira abakunzi banje birusize ndabashimira ko bahisemo gukunda ikipe nziza Kivu TV no kuvuga ngo iyo ufana itimu nziza. in Kivu Bay, this is T-Praise. We get acquainted by boss. Everybody needs somebody to share in this joy and celebrate Sunday's joy. Your boy T-Blaze Broski. T-Praise Broski, nasty vocals. Man, you must come here, bro. Christian, you know? Man, get acquainted, bro. No, say, get acquainted, bro. What is next? Ukurikira nibi. Ubundi utumuri kubona ni intangiriro mbese ibyo mwabonye mwino show yabereye hano muri Rubavu Motel no kuvuga ngo ni intangiriro. Ngewe ubundi banziho gutegura kubera ko bigendanye n'abantu bategura bakugisha gutegura the same abiru ahantu muri ingwefero ndayikura. Red Boss Nadia mwarakoze kumfasha kuko nimwe mutumye ngera hangeze. Ababyeyi banje nabo wenda babigizemo uruhare ndabashimira ndetse n'abantu babashije gutegura show nkiyi hano ikaba ngatwika bigeze hano nabishimiye. T-Praise. Abiru ni bantu ki? The same abiru ni itsinda rigari ni abanyamuziki bakorera Rubavu ariko ntago nibaza ukuntu utabubazi kuko uramutse utabazi naho bwawe witekerezeho. Nabazaga boss. The same abiru ni itsinda ry'umuziki rikorera Rubavu. N'abavandimwe banje n'ababyeyi banje impanuro zabo nizo ngenderaho buri munsi aho ndi hose izo zingayidingana naho mpamvu ubona nkora performance hagashya. Oji T-Praise uyu munsi wahe kano watwitse oji kabisa uyu munsi kongs kabisa nese uyu munsi ubwo cyakunze bayimani birusize. Ikintu nabwira abakunzi banje birusize ndabashimira ko bahisemo gukunda ikipe nziza Kivu TV no kuvuga ngo iyo ufana itimu nziza ahantu uri buri proud y'itimu yawe. Mbese iyi show mwarebye uyu munsi izindi show zizaza ziri nziza kurusha iyi ngiyi. Mfite show i Rubavu ejo bundi kurenye ku bantu bakurikira imbuga zanjye bakunda kubona mbi postinga. Hari n'indi show izabirimo ba Kalifani Govinda nayo izabera i Rubavu nayo I will perform. Ino show i Rubavu igiye kuba ejo bundi kuwa gatandatu irimo Negji the General. Mbwire inshuti zanjye abakunzi banjye abafana banjye aho muri nimuzacikwe muzabirebe nimutazaza kureba muzabirebe no kuri YouTube channel bizaba biriho ni T-Blaze official kandi mujye mugeraho mukande subscribe. One T-Praise kuri Kivu TV after show n'abahanzi batandukanye nagana hamwe na Negji the General. No kuvuga ngo ahantu tuzakorera show na Negji the General ni kwa Papa Utamu na akabarike afatanyije na Red Boss Nadia manager wanjye rwose Red Boss ingwefero ndayikuye nkuri shop wayambuye koko nayambura se ndabaza ukuri. Nese umunsi byari gute man? Nishimiye kugera iwacu nkakirwa neza. Ano ni kwivuko mvuka hano mu mujyi Kamembe. Nishimiye kwakirwa neza, nishimiye kwakirwa n'abakunzi banje. Ntago nakekaga ko nakora show nk'iyi ngiyi ikaba nziza buri muntu wese agataha avuga ati kabisa navuye stage abantu badashaka kumva stage. Mwabibonye twabyinye twasimbutse twikuye ingwefero bamwe bikuye amashati paka abana bariraga ewana paka hashe kabisa. T-Praise acapella rasa capella Julieta mio Romeo let me love you. Wow, mon amour ma ville, la mienne. You're the one I've been looking for, searching for all this past day. Yeah.